buryo uzangaye gutinda ariko ntuzangaye kuba wahera, ndetse mbanje kuba nabiseguraho ndetse nkomeza kuba nabasaba imbabazi ndetse mbabwira ngo mukomeze kuba mwaranyihanganiye rwose nanjye si yari njye. Ndetse muribuka rwose ahangaha twasize umukobwa wacu cyangwa se umugore wacu Alice amaze kuba yadusiga mu nzu twenyine, ndetse cyari icyo gihe nako kanya ngo abe yatangira ubuzima bwe n'abana be iyo butarimo kuba bwababeshya cyangwa se butari ubwo kubeshya. Barakwereka ahangaha ubwo bari baje mu gutembera, muribuka neza hari umugabo waje ahangaha ndetse afite n'ibipupe cyangwa se ibyo twakita ibipurizo by'ibitente. Umukobwa ahangaha kimwe cyaragurutse niko kuba yabifata, maze wa musore nawe aza amwegera ahangaha n'ibyari bisigaye abasha kuba yabimuhereza. Disi agakobwa kacu kari ahangaha katangiye kuba kakishima, nubwo kari katandukanye n'umukunzi ariko ahangaha kari kabashije kuba kabona ibyishimo. Umusore wari uri ahangaha wari umaze kuba yamuha ibipirizo niko kuba yahindukira, amaze kuba yahindukira umukobwa wacu Alice niko kuba yakitegereza neza, kureba neza hari handitseho ngo isabukuru nziza y'amavuko madamu wanjye cyangwa se Alice nkunda. Alice niko gutangira kuba yavuga ati ugombe kubura ikimu, atugombe kubura ikimu wanjye. Niko gutangira kuba yamukuramo cya kigofero yari yambaye ndetse kimwe kiba kiri kuba cyashimisha abana. Kumva umusore wari waje ahangaha yari wa musore wacu Kimu, ndetse umukobwa yamukuyemo cya kigofero arangije niko kuba yakinaga. Kimu yatangiye kwambwira ati ndakwinginze garuka, ati ntabwo nshaka kuba naba mwarura rugo njyenyine, ati kandi nawe urabizi, ati urukundo rwose mufitiye, ati nta na hamwe rushobora kuba rwajya. Ahangaha agakobwa kacu ko kari karakaye, Kimu akomeza kuba yakabwira ati ibyo ushaka kuba wambwira ndabyumva, atari ko icyo nshaka garuka mu rugo. Agakobwa hano Alice kari karakaye kamubwira atari ko guherana mbere, ati nari narabashije kuba nabikubwira ko njye ntakunda umuntu mbeshya cyangwa se ntazongera kuba natanga amahirwe ku muntu mbeshya. Ndetse hano agakobwa Alice katangiye kuba kabaza umusore wacu atari uko ubundi, ati igihe navukiye wabimenye gute? Umusore niko kuba yambwira ati ibyo byose nabibonye ku ndangamuntu yanjye. Agakobwa niko gutangira kuba kambwira ati ariko niba wibuka neza nakubwiye ko ndi imfubyi nta babyeyi ngira, ati nanjye rero ubwanjye, ati njye nibagirwa kuba namenya igihe navukiye, ati none wowe uri kumbwira ngo urakizi? Umusore niko kuba yambwira ati ibyo byose uri kuba wambwira ndabizi kandi narabyumvishe ko wabimbwiye, ati ariko icyo nshaka aka kanya, ati ni ukuba nabana nawe ndetse n'abana bacu tukabasha kuba tuzajya duserebura iyo sabukuru turi kumwe nawe. Ati se urumva ugishaka kunsiga koko? Ati ndakwinginze. Disi umusore ahangaha nawe bigaragare ko yari yaramaze gukunda agakobwa kacu Alice, ariko Alice rwose ahangaha kari karakaye ko ngo umusore yabashije kuba yakabeshya. Ese Alice we araza kuba yababarira uyu musore wacu? Niba ari bubashe kuba yamubabarira nabikore vuba areke kuba yadutinza, kuko urukundo rw'aba ngaba rwose nanjye ubwahangaha ndarushyigikiye. Umusore yakomeje atakamba ahangaha amubwira ati amakosa yose yirengagize, ati ndashaka kuba nakubera umuntu mushya. Kumbe bakiri aho ngaho wa mucakambazi wacu cyangwa se wa mukozwe w'isoni ndetse n'ibibi yageze ahangaha atangira kubambwira ati Kimu, ati se kuri gushaka kuba wansiga, ati uri kuba wajya hehe? Ati uratekereza, ati ngewe uriya mugoroba ngewe nawe ubwo twagiraga ibyishimo, ati uratekereza nabasha kuba nawibagirwa? Kumva umukobwa wari uranga yatangiye kuba yakibuka ibyo yiboneye ejo bundi bari muri ofisi, niko kuba yamwegera aramubwira ati wa mukobwa wenda kwiyamye, ati ntuzongere kuba washinga ku bagabo b'abandi, ati rero ubwo uri aho ngaho, ati ubwoze ngo nahanye divorce n'umugabo wanjye, ati ibyo ngibyo ntibyakunda, ati kubera ahubwo niyo mpamvu, ati njye n'umugabo wanjye tugomba kuba twasubirana, ati nta mpamvu yo kuba nakongera kuba nakitwa mama ugira abana batagira papa wabo. Ubundi ni ukuvuga ngo uyu mukobwa atari rwose w'ibyiwe ntabwo aba ashaka ibyishimo ku wundi muntu, icyo aba ashaka ni uko ubundi muntu yahangayikira cyangwa se yahangayikishwa n'ubuzima bwiwe. Yatangiye kuba yamubwira ati ariko niba nibuka neza, ati uwo nguwo ni umugabo wanjye. Umukobwa uri ahangaha Alice nawe yari yasaze ndetse ko umugabo wiwe yari ari kuba yakubita akica. Yatangiye kuba yamubwira ati
sintekereza cyangwa se sinkeka ko ibyo uri kuba wambwira muri aka kanya ari ukuri. Ati niba ari umugabo wawe, ati mubwire muba mwava aha ngaha ndebe ko ari buze kuba yandekura ngo aze mujyane. Ati kandi ati ndakwiyamye guhera uyu munsi, ati abana banjye rwose bafite papa wabo. Ati kandi papa wabo nguyu, twa twana niko kuza twirukanka ndetse tuzi aha ngaha mama yari ari. Mama niko gutangira kuba yabwira Teri ati bana banjye twigendere. Twana twari turi aha natwo twari tuzi ubwenge, turangije dutangira kuba twanywaza umukobwa hano tumubwira ati yabo turasebye anti. Twana twamwise anti nawe tumubwira turasebye. Kumva umusore aha ngaha nawe niba bari bamuhaye amahirwe simbizi, yahise ahindukira arangije abwira umukobwa ati se wambonye? Ati wambonyera? Ati se buriya njye mbaho? Umukobwa niko kuba yasigara aha ngaha avuga ati ibingibi byose ndi kuba napanga, ati ntabwo byabasha kuba byapfa. Ati ubungubu ati nibwo filime igitangira wowe, ati tonda uraza kuba wareba. Ese uriya mukobwa Teri ntabwo yarabashije kuba anyuzwe n'ibyo yari ari kuba yabona. Ese ari kuba yapanga kuba yadukorera iki noneho? Umusore wacu barakwereka aha ngaha Kim yaje aha ngaha ari kuba yaganira n'umukobwa amubwira ati se sheri, ati wabashije kuba wakemera kuba wambabarira ubungubu tugiye kuba twasubirana? Kumva aha ngaha umusore aje ari kuba yasaba imbabazi, byari bisa naho umukobwa wacu Alice we atarabasha kuba yamubabarira. Umusore akomeza kuba yamubwira ati se ni ikihe kibazo kiri gukomeza kiza hagati yanjye nawe? Umukobwa niko kuba yamubwira ati ngiye kuba nasinya amasezerano anyemerera kuba nava muri kampani yanyu, ati kandi turahita tuza kuba twahana ko divorce. Umusore niko kuba yahagarara aramureba. Alice niko kuba yamubwira ati ngiye ntabwo nshaka kuba nakivanga mu ntambara zanyu rwose, ati ntabwo nshoboye. Ati ndetse n'impamvu nabashije kuba nakemera ko tugomba kuba twasubirana cyangwa se ntidutandukane cyangwa se mariage ikomeze, ati nuko nashaka kuba natsinda uriya mukobwa. Umusore wacu Kim niko kuba yamubwira ati ese ubu ngubu ubashije kuba wishimye kuba wagiye ukaba wahimba ikinyoma ndetse ukaba wabeshye? Ati biriya bintu ariko urabizi ntabwo ari sawa. Umukobwa niko kuba yamubwira ati ukuri nashakaga kuba naguha, ati kwari uko nguko kandi ugufate nk'ukuri kuzuye. Umukobwa niko kuba yazinga ibitsi arangije abwira abana bati tugende, ati nicyo gihe cyo kuba twava aha ngaha ngo tube twagenda. Ndetse barakwereka aha ngaha rwose umusore wacu bamusize aha ngaha ari kureba nka mbega urubwa. Umugore ni uko nguko yagiye, ndetse yagiye yirukanka aha ngaha mu muhanda. Umusore wacu nawe akomeza amureba ndetse ari kuba yakambuka umuhanda ndetse ari kumwe n'utwana. Kumva umugore kugera aha ngaha yatangiye kuba yakiruka, ndetse umusore nawe yari ari gukomeza yitegereza kumbe kureba neza imbere hari kuba haturuka imodoka ari kuba yahamagara Alice. Alice ihute va mu muhanda, ati iyo modoka itaza kuba yakugonga. Umusore wacu Kim niko kuba yajugunya ya keke hasi yari afite, ndetse aza aha ngaha yiruka ngo arebe ko yatabara umugore wacu cyangwa se umugore wiwe Alice. Kumva utwana twari twirutse twageze imbere niko kuba twagaruka duhamagara ati mama papa, ati mama papa. Umukobwa nawe yahagurutse ari kuba yahamagara ati Kim, ati sheri. Niko kuba yakigarura ati se ntacyo ubaye? Kumva umusore yari yakomeretse aha ngaha ku murundi gatoya. Utwana niko kuba twatangira kuba twabwira mama wacu ati mama papa yakomeretse cyane. Umugore niko kuba yamukomeza kuba yamubaza ati ese nta hantu hari kuba hakurya? Kim wacu nawe yatangiye kuba yakirwarisha cyangwa se yakigirishwa ngo birimo birambye cyane rwose, kugira ngo umukobwa hano abe yashe kuba yakongera kuba yamwitaho ndetse yongere kuba yamuha urukundo. Umukobwa yatangiye kuba yamubwira ati ndatekereza ngomba kuba nakujyana ku bitaro, ati kuko umeze nabi rwose, ati tugomba kuba twava aha ngaha tukajya ku bitaro. Umusore nawe wacu yakomezaga yumva bari kuba bavuga ngo bagiye kuba baguma aha ngaha bamwiteho bamujyane ku bitaro, agakomeza yirembesha rwose akavuga ati ubundi niwe mugore wanjye. Barakwereka bidatinze umusore wacu bamuzanye aha ngaha ku bitaro, ndetse muganga atangira kuba yababwira ati erega rwose ntabwo mwakomeretse cyane, ati ibyo ngibyo biraza kuba byakira vuba aha ngaha. Kumbe barakwereka aha ngaha assistant wacu Jimmy yatangiye kuba yabaza muganga ati se ameze neza rwose nta kibazo afite? Aha ngaha rwose
Jimmy wacu nawe yari yahageze mwibuka ajya akinira imiti bosi, niko kuba yavuga ati ukuguru kwa bosi ati kwakomeretse cyane yavunitse. Muganga niko kuba yahindukira arangije atangira kuba yareba Jimmy ati ngo iki. Ubwo umugore nawe yari ari aho ngaho ari kuba yakumva ibiri kuvugirwa aho ngaho. Muganga niko kuba yahindukira areba umusore wacu, abona umusore wacu Kim ari kuba yamureba nabi, niko kuba yakikiriza ati yego rwose ati ukuguru kwiwe ati ntabwo kuri bubashe kuba kwakira vuba aha ngaha ati biraza kuba byadusaba igihe kuba ari hano. Jimmy niko kuba yatangira kubabwira Kim ati ugombe kuba uri aha ngaha ati ube uruhuka ati inshingano zose za kampani ati nubwo kampani imeze nk'aho ihuze ndaza kuba nazitaho. Desk assistant Jimmy hano nako kari kameze nk'akari kuba kashaka kuba kashumuriza boss umugore wiwe ngo aba ari aha ngaha. Alice nawe yari ari aho ngaho ari kuba yakumva, ndetse Jimmy atangira kuba yabaza boss wiwe ati se ninde uri buze kuba wakwitaho. Kim niko kuba yambwira ati ndaza kuba nabikora ku giti cyanjye ati ibyo ntabwo bigoranye kumbe guhaguruka aha ngaha. Umusore wacu yakomezaga yigirishwa nk'uri kuba yababara. Utwana niko kuba twavuga ati mama ati papa ari kuba yababara. Kumbe ka kana k'agahungu niko kubwira mama wako ati mama ati se waretse tukaba aha ngaha tukaguma turi kumwe na papa ati kandi urabizi papa nta bandi bantu afite bagomba kuba bamwitaho usibye twebwe. Ati rero mama ati ndakwinginze reka tube turi aha ngaha ku bwa papa ati ndabizi araza kumera neza nituba duhari. Kim nawe yari ari aho ngaho. Alice wacu niko kuba yakemera, ndetse umusore nawe yari ategereje ijambo rimuvamo. Arangije Alice aravuga ati rwose ati ndabyemeye ndaza kuba ndaha ngaha turi kumwe ati ndagusezeranya ndaza kuba nakwitaho. Kim niko kuba yakiruhutsa. Assistant Jimmy niko kuba yabwira ati ubwo ngubwo rero njye abana ngiye kuba mbatwaye kwa mukecuru ati ntabwo baguma aha ngaha mu bitaro kuko ni bibi ati bagomba no kuba bakubagana. Niko kuba yahamagara abana ati abana ati ndakeka ari cyo gihe cyo kuba twava aha ngaha tukaba twagenda tugasiga mama na papa aha ngaha. Barakwereka Assistant Jimmy abana yarabatwaye, ndetse mama wacu asigara ari kureba aho ngaho nk'urujanga. Ndetse mwibuke neza aba bose bari aha ngaha ni umugabo n'umugore, ndetse n'imyaka 5 yarishije. Uyu musore niwe wabashije kuba yafatirana uyu mukobwa. Arangije igihe bahuraga bwa mbere kakiri n'agasugi niko kuba baryamana, ndetse bariya bana nabo uyu musore bya nyabyo. Assistant Jimmy n'abana bamaze kuba bagenda, ndetse basize papa wacu Kim aha ngaha, ndetse ari kumwe n'umugore we cyangwa se na wa mukobwa wacu Alice. Kumbe gukanguka aha ngaha yasanze ka Alice cyangwa se akarwaza kiwe rwose igitotsi kimeze nabi kigwiriye kawo. Umuntu wari wahoze aryamye niko kuba yahaguruka arangije aragaterura aba yakaryamisha ngo kabe karuhuka. Ndetse mwibuke neza ko uyu musore bari kuvuga ngo yakomeretse, ariko se umuntu wakomeretse abasha kuba yaterura undi. Yatangiye kuba yamwicara iruhande, ndetse atangira kuba yakitegereza agakobwa aha ngaha avuga ati Alice rwose aturi mwiza urasa na bike aturi mwiza ati si ubu koko kweri ati nzakora iki wizere ko nkukunda kandi nkukunda uri wenyine ati mu mutima wanjye uribanza ndetse ukanikurikira. Niko kuba yamwegera arangije atangira kuba yamuha agasomyo ku itama. Ese uyu mukobwa wacu Alice araza kumenya ko uyu nguyu ari umugabo we. Bidatinze twa twana twagarutse ku bitaro, ndetse tuza gusura mama wako ndetse na papa wako Kim. Ariko utu twana mu by'ukuri ntabwo twari tuzi ko uyu nguyu wari uri aha ngaha ari papa watwo. Kana katangiye kwa kabaza papa wako ati ese papa ati ukuguru kuracyari kuba kwakurya kwawe. Papa niko kuba yakeguka arangije abwira akana atoya ati ntabwo kuri kundya. Akana niko kuba kabwira papa wako ati reka mbe naguhuhiraho ati ndabizi maji zanjye ziri buze kuba zakora. Akana niko kuba kahuhira papa wako, ndetse papa wako niko kuba yakongera kumanuka yitonze araryama. Mama atangira kuba yamubwira ati ngiye kuba nava muri uyu mujyi ati ngiye kuba nava muri uyu mujyi ngende. Kumba akimara kuvuga ngo agiye kuva mu mujyi, umusore wacu Kim niko kuba yagwa mu kantu arangije arahaguruka aramubaza tuvuze ngo iki. Ndetse aha ngaha Kim rwose yatangiye kuba yamubaza ati se ibyo uri kuba wavuga uri ukuri. Alice niko gutangira kuba yambwira ati njye ntabwo nshoboye kuba nabana n'abana aha ngaha mu mujyi wanyu ati ndi kuba nahangana nabo rwose ngo ndi kuba napfa nabo umugabo. Umusore niko kuba yambwira ati se ibyo ngibyo kandi bije gute
ko nari nzi ko byabashije kuba byarangira ndetse twabisoje. Ati bije gutanga mwese murabizi nta kindi umusore yari ari kuzira ko kuba yaramenyanye n'uriya mukobwa Teri. Ndetse mwibuke neza uyu musore wacu arabeshyerwa, nta hantu yigeze abasha kuba yamenyana na Teri. Umukobwa yatangiye kubambwira ati se uratekereza uriya mukobwa Teri? Ati ibyo abarimo abiyobewe. Twana two twibwiriraga papa. Ati papa turashaka kuba twabana nawe. Ati bya mama byihorere rwose. Ariko umukobwa ahangaha we yari yasinye avuga ko agomba kuba yava ahangaha. Papa niko kongera kwitegereza utwana twe. Disi natwo twari duteye impuhwe, ariko ntabwo twari tuzi ko uyu nguyu uri ahangaha ari papa watwo wa nyawe. Ndetse ahangaha induru zakomeje zivuga, ndetse umukobwa amubwira ngo ese uremera cyangwa se ntabwo wemera ko uriya mukobwa Teri wowe nawe muziranye? Ati natekerezaga ko njye nawe twaba tuziranye imyaka 5 ishize. Ati ndetse n'aba bana uri gukomeza kuba wakitegereza numvaga ari abawe. Ati ariko nasanze naribeshye cyane rwose. Ati rero njyewe ntabwo nshoboye kuba nahangana n'abandi bagore ndetse ndi kuba nabarwanira nawe. Ati njye ngomba kuba nagenda. Ahangaha ho umusore wacu yakomeje yinginga, ariko umukobwa wacu Alice murabizi we ibyiwe biba biri kuri gahunda, ndetse iyo avuze aba yavuze. Ahangaha yabwiye umusore wacu ko atazongera kuba yababarira umuntu uzamubeshya na rimwe. Niko kuba yahindukira ahangaha ku ruhande yari yitwaje impapuro. Yatangiye kubambwira ati sheri ndatekereza wasinya kuri ibi ngibi. Ati ko njye n'abana tugiye kuba twajya kuba twabaho ubuzima bwacu ndetse utarimo. Ati kandi nizere ko ibi ngibi bitagiye kuba byakubangamira. Ati kuko ubu ngubu ni ubuzima bwanjye ndetse n'abana banjye. Ati rero ndakwinginze mbabarira ubisinyeho. Ati reka njye nawe tube twatandukana mu mahoro rwose. Ati nta ntonganya zibayemo cyangwa se nta kuba twakiteza abandi bantu. Umusore nawe yarebye ahangaha ndetse abona ko umukobwa rwose yafashe umwanzuro, nta kindi kintu ari buze kuba yarenzaho. Nuko abakunze Alice nka sheri cyangwa se nk'umugore wa Kim muri iyi nkuru, Alice yari agiye kuba yasiga umusore wacu akaba yakigendera gutangira ubuzima bushya, ndetse n'umusore agatangira ubuzima bushya ari wenyine. Umukobwa yakomeje amubwira ati ibi ngibi ndabizi wabikora. Ati icyo usabwa ni ukuba wansinyiraho. Umusore ahangaha yateyeho twadusinya tumwe tw'abatubuzi bateraho bagiye kwiba amaturo cyangwa se bagiye kuba bakiba amafaranga muri banki. Abana bari bahagaze aho ngaho. Umusore nawe niko kuba yahindukira aramubwira ati nk'uko wabishakaga byakozwe. Umukobwa niko kuba yatangiye guhamagara abana be, arababwira ati nicyo gihe ngo musezere papa. Ati tugiye kuba twamusiga ahangaha. Sibyo byose Alice wacu yabivuze ari kuba yahaguruka, ndetse ari kuba yabwira umusore ati ubu ngubu tugiye kuba twagenda. Utwana niko kuba twambwira ati papa urabeho. Ati urabeho. Ndetse umukobwa agiye kuba yagenda, umusore wacu niko kuba Kim yakongera akamukorora, ari kuba yamuhamagara ati Alice. Ati ibi ngibi rwose urishuwa neza ko ugiye kuba wabikora? Alice nawe ntiyari we, yarahindukiye areba umugabo w'inzirakarengane agiye kuba yasiga ahangaha, ndetse akomeza amwitegereza buri kintu yakora n'icyo yavuga. Kumbi cyatarazi disi uyu nguyu yakomezaga kwitegereza ndetse akabura ikintu amubwira. Yari we papa wiwe w'abana be, ndetse akaba n'umugabo we wa nyawe, ndetse babashije kuba bahura imyaka 5 yarishije. Yabashije kuba yamwiyaka ndetse aramubwira ati sheri, ati ibi ngibi birangiriye ahangaha. Alice nuko nguko yahindukiye, ndetse n'abana biwe b'impanga babiri barahindukira babasha kuba bagenda basiga umusore wacu ahangaha. Ese ko Alice agiye kuba yasiga uyu musore mu buzima bwose bubaho, nta hantu bazabasha kuba bakongera kuba bahurira. Alice nuko nguko yavuye aho ngaho, akaririmbo nako kagenda kajya inyuma kati se ubu ngubu ubuzima nzabubamo gute? Ati udahari nk'umugore wanjye. Ati ubuzima buzagenda gute? Ati utabashije kuba uri mu buzima bwanjye n'abana banjye. Ati se kubera iki ibihe nk'ibi ngibi biri kuba byaza muri ubu buzima? Ati kandi ari bwitangira ryari rikiza cyangwa se ari bw'ibyiza byari bigiye kuba byaza mu buzima bwacu. Kumva umusore akiri aho ngaho yiryamiye. Assistant wacu Jimmy niko kuba yakinjira atangira kuba yabwira boss ati ese uramuretse ngo abe yagenda cyangwa se ugiye kwemera ibi ngibi bibe? Ati ugiye kuba wamurekura gutya agende gutyo gusa? Ati nta kintu ushaka kuba wavuga?
ese ibi ngibi biracura iki, birabyara iki? Ese Alice araza kuba yababarira umusore wacu bongere kuba basubirana ndetse babane? Dusize umukobwa wacu Alice asohotse asize umusore ahangaha ndetse amusize mu bitaro ndetse ajyanye na ba bana biwe atazi ko abana ari kuba yakiza ahangaha ari kuba yabavana impande ya se ndetse ari abana b'uyu mugabo Kim ba nyabo ndetse uyu nguyu akaba ari nawe mugabo wiwe. Ese uyu mukobwa ibyiwe na Kim bizarangira gute, bizabasha kuba byasobanuka gute? Ndetse ako kanya Jimmy nibwo yinjiraga ariko yambwira ati se ibi ngibi turabireka birangire? Icyo usabwa cyonyine ni kimwe no gukora subscribe kuri YouTube channel yacu ngo utazacikwa n'indi episode izakurikira iyi ngiyi, ndetse ujye no muri comment utubwire uko uri kumva aka gakuru kacu, niba karagushimisha cyangwa kagakomeza kugushimisha uze bo kuba wadushyiramo imitima myinshi, ndetse ntibibagirwe kuba wadukandira kuri like no kuba wadukorera share kuri bagenzi bawe, kuko ni ingenzi cyane, bidufasha kuba nabo bamenya inkuru nk'izi ngizi zibashimisha zikubaka n'umutima wabo. Dusize umugore w'uyu musore agiye ndetse assistant ari kuba yamubaza icyo bakora, umusore amubwiye ati mureke. Se wo ku ruhande rwawe ushigikiye nde? Urabona amaherezo ari ayahe? Ese uyu musore uratekereza azabasha kuba yabona amahirwe yo kuba yasubirana n'umugore n'abana be ari we Alice?